narezwe n'ikigo cy'imfubyi cy'Ibutare cyitwaga Nyampinga. Musanze se ute wahaje ute byagenze ute kugira ngo wisange Musanze? Musanze niho yanoye anjyaniwe mu rugo tubana imyaka 2 anshyize mu ishuri nibwo nabyaye. Ubu twarakundanaga twigana ubwo kubera ubuzima bw'ubupfubyi no kwiyabana bagamo ambwira ko twabana ndabyemera. Nuko kuntera inda rero niyasohoza isezerano twari dufitanye n'ababyeyi baramubwira ati se uwo muntu twumva ko ari imfubyi ntabwo mwabana n'ibyashoboka. Nuko yanyanze ntangira ubuzima bw'uruzerero. Bakunzi Impambanyayo TV turabasuje amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose. Ni ukuri tunejejwe n'Imana muri uyu mwanya, turakwishimiye kandi tuguhaye ikaze. Ni iby'agaciro gakomeye cyane wowe wahisemo kudukurikira. Hanyuma rero nk'uko mubibona imbere yacu dufite umutumirwa, ariko ntabwo turi twenyine, turi kumwe na Iyobokamana TV Joel, muramuzi cyane. Tumuhaye ikaze, reka nawe akomeze. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugera gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye n'umukozi w'Imana, niwe tugiye kuganira n'umumama ufite ubuhamya bukomeye. Ni bya bindi bavuga ngo iyi Imana ishaka kugukoresha ibintu bikomeye ibanza kukunyuza ahakomeye ikagukomeza kugira ngo uzabone kukomeza abandi. Uyu nguyu rero yanyuze mu bikomeye kandi yenda aracyana binyuramo, ariko no kugira ngo naguha ubuhamya uzakomere ubundi ubashe gukomeza abandi. Turi kumwe n'Impambanyayo TV, ni shene yivuga butumwa ikugezeho ibiganiro bya Gikristo byiza cyane ushobora kuzajya usura ubundi ubwiza bw'Imana bukakumanukira. Reka rero dutangire dusuhuza uyu mukozi w'Imana. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Yego mwiriwe. Amakuru ni meza. Wow, tuguha ikaze ku Iyobokamana TV no ku Impambanyayo TV. Mumeze neza, muratangira no kwibwira abantu badukurikiye bamenye ko tugiye kubana nande muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Nitwa Uwimana Marie Louise, ndi umumama mfite abana 3, ndi n'umukozi w'Imana i Musanze mu Majyaruguru mu itorero rya ADEPR. Ndi umuhanuzi, ndi umuririmbyi, nkaba n'umuvugabutumwa. Yego, urumva ko n'umumama ufite ibintu byinshi akora, w'umuririmbyi, w'umuprofete, n'umuhanuzi. N'ukuri pe nanjye mu gihe cyangwa mu minsi nari mazani Musanze yarampanuriye kandi ibintu yambwiye rwose ni ibintu bifatika. Murabizi yuko ntajya mpfa kuzana umuntu ngo nze muvuga neza cyangwa amutaka muratira abantu ntabanje kumukontorora, kuko byagiye bibaho. Ariko muzi ko twavuze yuko tutazongera gukorana n'abantu babeshyera Imana cyangwa bazavuga ngo Imana yavuze itavuze. Reka rero ko tumusuhuje abariko namwe tubasuhuza bari mu ntara y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, by'umwihariko nyine mu karere ka Musanze aho turi gukorera bino biganiro. Tuhafite inshuti nyinshi zitandukanye, amakorali muri ADEPR, muri Anglikani hari korali yaho cyangwa worship team iteguye concert ikomeye cyane izaba ku itariki ya 30 yatumyemo korali do Kigali, korali azindi zitandukanye zina hangaha. Bizaba ari ibintu byiza. Pastor Theogene wo muri ADEPR uzaba ari umwigisha, mbese ni igiterane cyangwa ni igitaramo kizaba ari mpuzamatorero. Kizaba bizagenda neza. Iyobokamana TV ndetse na Impambanyayo ndetse na Iyobokamana Kadomorwa tuzakomeza kubabwira kuri iyo concert. Nabasuhuzaga rero mu Majyaruguru niho naringeze, mu Majyepfo ndetse n'Iburasirazuba. Mwese turavuze ngo Imana nihira imirimo y'amaboko yanyu muri diaspora mu bihugu bitandukanye by'umugabane wa Afurika ndetse no ku yindi mugabane, muri Amerika, muri Australia, muri Canada ndetse no ku mugabane wa Aziya n'uw'Uburayi. Turavuze ngo Imana ikomeze ihira imirimo y'amaboko yanyu. Ureba ikiganiro nk'icyo ukabubabaye, urababaye, urarwaje, urashonje, ufite ibibazo bitandukanye, ni wizera yuko Imana itabara abandi nawe izagutabara
gutabara yavuze yuko naho yababaza umuntu ntabwo ijya ibikora iteka igera ikamugirira ibambe ikamwishimisha ibyishimo bingana n'igihe yababarijwe imyaka y'ibyago ikayivunjemo ibyishimo naho wowe wishimye rero jya ukunda gutabarana n'abantu bababaye cyangwa kubatabara kuko wa muririmbyi yaravuze ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bajya bagabana ku mugisha w'Imana. Reka uyu mukozi w'Imana rero atangira dusengera adushyira imbere y'Imana kugira ngo ayirarike ize kubana natwe muri iki kiganiro ubundi tuze dukomeza. Murakoze duce bugufi dusenge. Turagushimira Imana, tugushimiye kuri Imana ikomeye, tugushimiye kuri Imana igira neza, uri Imana igira umugambi ku muntu warangiza ukawusohoza. Tugushimiye kubw'amaboko yawe magari, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye kubw'aka kanya Data wari warateguye ukawugasohoje, izina ryawe nirishimwe. Mwami wanjye turaguhamagara amasaha Uwiteka Imana, reka imbaraga zawe zikize Uwiteka Imana abarwayi, zisubize abafite ibyifuzo bitandukanye mu izina ryawe rifite ubutwari. Kandi Data ijisho ryawe ritureberere, imbaraga zawe zikomeze zibane natwe muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Abo ku mpambanya yo muraho turakomeye. Iyi mpamba se muri kuyitekera cyangwa kuyipfunyika nyira abantu bakayitwara ari nyayo koko cyane rwose. Uwiteka Imana abirimo kandi ibyo Uwiteka Imana arimo biba bimeze neza. Ariko nk'ubwo nk'iryo zina warikuye wana kari izina rikomeye kandi ryiza. Izina Impamba Nyayo TV mu by'ukuri ni izina rifite ubusobanuro mu Kinyarwanda byumvikana kandi mu by'ukuri kuko bisanzwe nta muntu ukora urugendo. Iyo umuntu akoze urugendo nta mpamba afite biragoye cyangwa se biragorana kugira ngo abashe kugera iyo agera. Nta nubwo byanakunda akagerayo. Impamba rero iri mu buryo bwinshi, haba mu buryo bw'umwuka, mu rubyiruko, mu ngo, kugira ngo umuntu mu by'ukuri abashe kugira urugo ruzima niko agomba kuba afite impamba, haba muri bizinesi, haba mu buryo bw'umwuka, aho ariho hose tuba dukwiriye impamba. Okay. Ngira ngo ni ibintu byiza rero mwabyumvishe. Iyo shene mujye muyisura kugira ngo mukomeze mufateho impamba n'umutsima utera imbaraga mumwe no kuri amazi y'ubugingo nkuko waburirimbye yabiririmbye. Reka twiganire n'uyu mutumirwa wacu. Mama umeze neza ndakubona wambaye neza agakanzu k'umweru agatambara nk'umurokore urinde uri mu kiwenda kugira ngo abantu basobanukirwe. Uyo mvuze ngo urinde mbagira ngo utagire ubuhamya bwa utwibwira bamenye ngo umuntu tugiye kuganira burya ni umuntu umeze gutya wanyuze muri ibi cyangwa uri kunyura muri ibi kugira ngo abantu baze kuza basobanukirwa. Murakoze. Nawe urebye nta kintu Imana itakoze. Ntacyo ari ukuri. Uyu umbone njyewe uyu munsi ntabwo ariko nahoze ndi umuntu wababaye cyane. Nababaye Imana yampamagaye kuyikorera, nabanje guca mu bikomeye nubwo bitari byarangira ariko ibikomeye nabiciyemo. Magazane njye ndi imfubyi, narezwe n'ikigo cy'imfubyi cy'Ibutare cyitwaga Nyampinga Kihuye. Icyo kigo nza kukivamo nza kuba Musanze mu buryo n'ubundi budasobanutse. Utarakomeza kuba i Musanze wabaye imfubyi ryari byagenze gute ku bupfubyi wenda kugira ngo abantu basobanukirwe? Ubupfubyi bwanjye nisanze njye ndi imfubyi nta babyeyi ufite, nta muryango, n'abavandimwe, nisanga ndi kurerwa nyine n'ikigo. Amakuru si ikigo cyakubwiraga kikurera cyakubwiraga ko niba nta babyeyi wari uzi cyangwa warakuze usanga nta babyeyi bakubwiraga ko byagenze gute kugira ugere muri icyo kigo? Umuntu ashobora kubyibaza wenda. Njye bambwiye ko ari umuntu wanzanye urakana, yego, ariko ntabwo yigeze agaruka gutanga amakuru y'abantu nk'iyo kugira ngo babashe kumenya amateka yanjye. Ubwo ni ukuvuga ko nta n'amakuru y'uwenda umuntu ajya kubwira ati iwanyu byagenze gutya cyangwa mama wawe bamuteye inda n'urugero aragije aguta mu gihuru cyangwa agiye kukuroha mu mugezi tumugira neza arahanyura gutora akujyana mu kigo cy'imfubyi, nayo makuru mbene ayo makuru ameze gutyo nayo ntayo ufite, wisanze uri imfubyi wisanga uba mu kigo cy'imfubyi. Yego, ayo makuru nayo ndamenya. Yego. Mu
mu kigo cy'imfubyi hamaze imyaka ingahe ubuzima bwaho bwari bumeze wenda ni irihe shimwe wenda washimira ibigo bitandukanye ndetse n'ababyeyi badaruta abana bagatora abana b'imfubyi bakabarera bagira umutima nyine wo gufasha abantu ngira ngo ubuzima wabayeho muri icyo kigo kuba uri umuntu waravuyemo mu mama mwiza ukaba ufite abana nawe ubu ngubu babigizemo uruhare rukomeye kandi babikoze ku buntu nta kiguzi bakindi bashaka ni iki wenda wabwira abantu birengagiza imfubyi cyangwa abantu bababaye ugasanga ntibari kubitaho? ikintu nabwira abantu birengagiza imfubyi nuko nababwira yuko bajya bita ku mwana wese cyangwa ku mfubyi yose babona kuko ntabwo baba bazi icyo Imana igambiriyeho. Njyewe nabaye mu kigo nisangamo ndi mutoya urabona iyo uri muto baguhaga umuntu wo kujya gufasha muri byose. Nza kugenda nkura ikigo nakivuyemo mfite imyaka 15 nza kubyara mfite 17 uva ko muri byose nari nyiri muto ariko n'ibyo bigenda bishyira ku Imana yari ingambiriye uyu munsi. Hari ubwo kuri icyo kigo ubwo nuko umuntu yafite imyaka 15 niho avamo cyangwa nuko wavuyemo witu? Nuko icyo kigo cyaje kurangira bitutunguye. Okay, yego. Ubuvuyemo rero waje ugeze Musanze se ute wahaje ute byagenze ute kugira ngo wisange Musanze nyamara birumvikana ko wavukiye mu majyepfo kandi wari imfubyi Musanze wari afite umuntu uje kureba ese wari uje mu kazi ko mu rugo byagenze ute kugira ngo uri Musanze aho turi gukorera iki kiganiro nona? Ni wa mugambi w'Imana ku muntu kubera ko Imana yari izi ko imusanze yo nzatabarirwa ikigo cyabaye n'ikirangiye njye nazanye na mugenzi wanjye twabanaga anzanye rero ani Musanze akiva mu modoka nasohotse mukurikiye ndamubura aho imodoka zihagarara umumama twabanye Musanze niho yanoye anjyana iwe mu rugo tubana imyaka 2 anshyize mu ishuri nibwo nabyaye. Basi ngo umuntu wakuza ngo wazanye na mugenzi wawe Umusanze yego uhageze araguta twavuye mu modoka yasohotse imbere yanjye nanjye nsohotse mukurikiye ndamubura. we yarazagiye se niwe waruza mwari mugiye sundi mwagiye gushaka akazi byari bimeze gute abantu kurumba kubera wari imfubyi nta muryango uzi umuntu aribaza yaraje mwari muje mu kazi gushaka ubuzima cyari gifashe cyangwa yakujyagira iwabo byari bimeze ute? Uko biri njye yanzanye ambwira ko njyanye iwabo okay ambwira ko iwabo njyanye ari Kigali muri Kigali ntabwo nari mazi ni Musanze no gambere nari ngezeyo rero kuko yaranjyanye yarahazi yarankomeje za kuna imusanze ari naho ndi umunsi wa none. Ese uwo muntu waba wibuka izina ryiwe? Yitwa Diane twarabonaga mu kigo. Nawe yari imfubyi? Yari afite mama we. Ubwo no kuvuga ngo wisanze Musanze ariko atariho wari uzi kugiye Kigali? Nari nzi ko ngiye mu mujyi wa Kigali. Basi abakuzanye Musanze rero mugera muri gare abaragutaye arigendera yabikoze ntabwo wamenye impamvu se yabikoze utyo yaraje kukuruha yaraje kugira ngo ubure uko yabikoreye cyane kandi yumva igaya inshuti yawe? Twari inshuti ariko ubwicyo yabikoreye nge ntabwo nagisobanukiwe kubera ko nyine yanzanye ambwira ko tugiye kubana iwabo kuko ibutare ikigo cyasaga nk'ikirangiye nta cyerekezo nari mfiteyo ndabana tujyane nyine iwanyu nta kibazo we rero aza kundi Musanze kuko nanjye ko nta mutima mubi yaramfitiye nanjye byaranyobeye na n'uyu munsi wa none. Uwo mumama se wagutoye i Musanze mwamenyanye ute byagenze ute kugira ngo umuntu arakuzanye ahantu kuzanye ntahuzi aguvuye mu modoka arigendeye baragutaye ubuzima dukinira twibutse iyo sene wabyifashe mute byagenze ute uwo muntu mwaje guhura gute aho icyo gihe uwo muntu yagutaye i Musanze? Uwo mama yitwa Mutoni Darine yagumye kunyuraho nari nicaye muri gare hafi ya gare yego navuye mu modoka mbuze uwo tuzanye
nicara ku gatebe hanze umuntu ncaho ubwa mbere atambuka arongera agarutse ncaho yongeye n'ubundi gutambuka ncaho sinamenya ibyo yari arimo niko kunyegera arambaza ati ko nakubonye no kuva kare nkabona utishimye uhari mu buhe buryo musobanura uko byangendekeye ajyana iwe gutyo ni gutyo ubu hari nka ryari niba ubyibuka byari bibaye nimugoroba yego ndavuga umwaka byabayemo ubwo urabyibuka ndabyibuka ni ryari yari 2007 muri 2007 yego uwo mama Doleni aracyariho ntago nimenya amakuru ye twatandukanye maze gutwita nabagiwe umuhungu twakundanaga niwe yaneye inda kugera ku iterwa ry'inda arakujyana akukiriwe utagira no kwiga natangiye no kwiga muri primaire yego aha ukundanye n'umuhungu baguteye inda guteye ku myaka 17 byagenze gute umuhungu twarakundanaga twigana ubwo kubera ubuzima bw'ubupfubyi no kwiyabana bagamo ambwira ko twabana ndabyemera nuko kuntera inda rero niyasoza isezerano twari dufitanye n'ababyeyi be baramubwira ati se uwo muntu twumva ko ari imfubyi ntabwo mwabana ntibyashoboka nuko yanyanze ntangira ubuzima bw'uruzerero nose ni ukuvuga ngo mwabanye mwese muri abanyeshuri muri primaire yego nawe yari wese yari afite imyaka y'ubukure nawe urebye nayo champagne bega abana bakoze ahantu ariko yewe aho ngaho ndongera nsubira inyuma ho gatoya mu by'ukuri uyu mama harya ni mama Dorine abandaga yitwaga mama Dorine muri by'ukuri reka tumushimire ahari ashobora kuzareba iki kiganiro mama Imana iguha umugisha cyane watabaranye na Yesu ufata imfubyi urayifasha ujyana mu ishuri n'ukuri Imana iguha umugisha kandi n'abandi bantu bose bari kureba kino kiganiro bafite abana b'imfubyi badobuse mu buryo butandukanye hari imfubyi zabayeho cyane nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 baje babona bagira neza babafasha bakabarera ibigo by'imfubyi no mu bundi buryo butandukanye dore ko tukiri mu minsi ijana nyine yo kwibuka twiyubaka ngira ngo no kuri abo bantu bose bagira uruhare cyane mu kwita ku mfubyi Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera b'Imana bakora ibahereze umugisha cyane nuko rero uba rero wigana n'umusore murakundana bitewe n'ubuzima wari urimo abakubwiye atariko waharize tukibanira mukirira abana bato n'abatafite imyaka y'ubukuri muba murabanye rero anagutera inda ubyara umwana wa mbere muracyari kumwe n'uwo mugabo byagenze ute iherezo rye ku buzima bwawe ririye yumva ntabwo twabonye mama we yaramunyangishije ndetse ashyiraho indahiro ikomeye mama we aramubwira ngo nibeshya ukemera uriya mukobwa uzahite mbese uzahite umenya ko nakiri nyoko uhitemo ko ndi nyoko cyangwa se umburi undi kubera ko yakundaga nyina yahitamo kunyanga akunda nyina nyine birumvikana nyina w'umuntu wakomeye mbese mama we yabyivanzemo mumaranye kingana iki ukijyayo umunsi wa mbere cyangwa yarabanje mwarabanje murabana mugira igihe mumarana n'uwo muntu ubundi twari tuziranye iwabo njyayo n'abaza mu rugo bamuzi ubwo rero nyina amenye ko tugiye kubana kuko yaneye inda nibwo yabyivanzemo wajyayo ntabwo wigeze mubana noneho nk'umugore n'umugabo aya ntabwo twabanye ngo si ugukubagana bimwe by'abato ni ugukubagana nyine ubu byaye umwana w'umukobwa cyangwa umuhungu ni umwana w'umuhungu yego aha wavuze ko uri umumama w'abana batatu byaje kugenda ute rero nabo uwo mugabo waje gushaka nyuma yaho bimeze gute ubuzima bwawe sasa rero bw'urugo cyangwa bw'urushako ntekereza ko ari nayo ndiba y'ubuhamya bwawe ufite byo gukomeza abantu banyura mu bintu bikomeye abana batatu gute nabo uwo mugabo byagenze ute warashatse bimeze gute ububana n'umugabo urabidusobanurira kugira ngo abadukurikiye babashe gusobanukirwa
urumva ntabwo byashobotse ntabwo byashobotse kubera ko yari yanyanze rero nakomeje kuba njyenyine mu buzima bw'uruzerero ntagira aho mba ntaraho mbonye ncumbikirwa n'ungiriye impuhwe nyuma yaho umwana amaze gukura agize imyaka 3 naje guhura n'undi musore arangije akambwira ati akiri 1000 gurira umwana amata nagifata bwacya n'undi tugahura akamba ikindi 1000 atugurira umwana amata nagifata nyuma aza kumbwira ati nifuje ko twabana nkagufasha kurera uyu mwana mbona ni umuntu wankunze ankundira umwana ubwo ndabyemera tumaze kubana yaneye inda n'ubundi ahitana ubundi nawe yagutenda ahitana pe ni rwa rugendo nyine rw'umugenzi ruba rukiri rurerure umwana amaze kumubyara nawe yigiyeho ruguru ho gato aza kugaruka aragaruka ariko icyo gihe ubwo nari maze kugira aderesi yo gusengeramo nasengeraga mu rusengero rw'Ibeteri ahantu muri Menge Musanze noneho ubwo no kwanga wari warihari ibyo bintu byose wabikoraga mwarishingiye kubera ubwabo upfubyi bwagiye bukoresha ibyaha byo n'ubuzima bubi nuko rero agutera inda araguta amaze ngo kuguta ngo ujya gusenga nyine utangira kumenya gusenga wa gatatu se yaje kuvaho nabwo bokabyara nawe ni uwo wa kabiri muze yaragutaye arongera aragarukura mwemerera ni uwo wa kabiri yifashishije umumama dusengana nyine muri urwo rusengero aramubwira ati nyabuna mungerereho umerekeze kubera ko musengana aranyemera araza arangije abambwira ati rero nta kuntu wakwanga umugabo wibana mwarabyaranye aravuga ati kereka niba ushaka kuba indaya cyangwa ukaba uriyo tubimenye abana ntabwo ndishyuti rero nta kuntu wakwanga umugabo nuko namubabariye aragaruka agarutse n'ubundi aneye inda arongera cyaragenda agaruka n'ubundi umwana naramubyaye arimo arakura tubana igihe gito arana n'ubundi sinzi aho yagiye ariko numva ngo afite n'undi mugore yego kugeza amagingo aje ugize abana 3 gutyo ni muri ubwo buryo mfite abana 3 ubwo uribana rero ndibana nase ko n'abagiye wawe haba abantu benshi impano yo gusengera abantu kuba umuhanuzi byaje kuza gute ubuhuza gute n'ubwo buzima ubayemo nasanze Imana itarobanura ku butoni yaje kungirira icyizere irambabara nabaga mu buzima bw'ubwigunge ntabwo nari nyizi neza numvaga Imana nko mu mateka ariko mwuko gusenga yaranyegeraga ikambwira ngo nzakugirira neza nzakugeza kure nzaguhindurira amateka nyuma ngirira icyizere ngira umukozi wayo ni muri ubwo buryo ubona abantu iwanjye nsengera abarwayi bagakira mbasha nk'ubumara abakobwa bagera muri 4 maze gusengera bashyingiwe yego ngira bari barabuze abagabo barabuze byarakoze umukobwa usore ku kiganiro yaragumiwe akugani ngwino no mama gusengere ubona umugabo mu izina rya Yesu nawe wa musore we wabuze umukobwa kubera inyatsi na karande ngwino bazigukureho ubundi ushake sibyo niko bimeze rwose Imana yabagirira neza nabonye uri umukozi w'Imana mu by'ukuri ni nayo mpamvu navuze tereka tuganire nuko rero ubu se ntujye uhura n'ibigeragezo by'abagabo wenda n'ubwo butumwa wahaba abamama bibana wenda abagabo ntiburungarukuri n'umugore w'ibana bagabo bagusuzugura bakakwinjirira biki n'ibiki ibyo bintu ngira ngo bijya bikubaho ariko ubirwana urwo rugamba gute urwo rugamba urarwana ushyizemo kwizera no kwihangana cyane cyane ukabifashwamo no kuba waramenye Kristo urwo rugamba mpurana rwo cyane habuze akavuga ati se none ko nari mfite 2 nago agaburira abana bagira ngo ni mwongire ni nabagaburira kambwira ati ariko nibishyuma magari amubwira ni oya nagari ubwo buryo Imana igingaburiramo ayo yatwarira za kungirira neza yego okay ukarwana nabyo rero ukabibamo neza rero nabibamo
iwawe rero hagenda abantu benshi batandukanye ariko nabonye ubuzima ubayemo mu by'ukuri atari ubuzima umuntu yavuga ko bunejeje. Ngewe ubwo ndavugisha ukuri nikomeze abantu b'iyobokamana TV turamenyeranye mbabwiza ukuri. Ukora iki mu buzima busanzwe? Urasenga gusa, uzi gucuruza? Hari umuntu ushobora kureba iki kiganiro gutya akavuga ati uwo mama rero kugira wenda hatazagira abagabo bamwinjira bakamushuka cyangwa bakamuvana muri iyo mpano y'Imana ati yanacuruza yakora ikirurura. Ubaho gute mu buzima nabonye ubayeho budashimishije? Reka ariko mvuga mbaho ubwo buzima ntibishimishije ariko mbaho nkorera Imana no guhagarara mu isezerano ryayo, ariko nubwo nkorera Imana ariko n'icyo gukora nyibonye ntagikora. Ubundi se hari indi mirimo wigeze ukora usibye ku mirimo isanzwe yo gusenga Imana? Imirimo isanzwe iyo nakoze ni ugukorera abantu, gukora ibiraka byo gufura narabikoze cyane, mwabagara ku bipangu, niyo mirimo nakoze. Gucuruza ntabwo ndacuruza ariko mbibonye nabyo nacuruza. Bishaka cyane biri mu isezerano ibimbwira ko izama gucuruza rwose. Okay, nuko muri iyi minsi abahanuzi bari kugwa mu mutego wo guhanura ibinyoma cyane cyane babishakamo indonke, ku buryo ushobora kubona nk'umuntu w'umukire ukavuga ati uyu muntu ni muhanurira ibyiza cyangwa ibi nibi, uko byasa kose aragira icyo akora ku buzima bwanjye, aransigira ituro se, biragenda gutya mbese ku buryo Satani ashobora kukugenderera akaba yagukoresha amakosa. Ntabwo bijya bikubaho wowe? Ibyo bintu bibaho cyane tujya tubibona, ariko nta muhanga muri urugendo nanjye byambaho, ariko iyo ufite kwirinda biba byiza cyane. Hari igihe umuntu areba umuntu akumva ko amubwiye ibijyanye n'uko amubona yagira icyo amukuraho, ariko iyo ubashije guhagarara mu isezerano ukarindira icyo Imana yavuganye nawe bikurinda gutubura, kuko tubyita gutubura. Bikurinda gutubura. Yego. Niki se ubwira abatubuzi? Uravuga ati nawe ujye ubibona abantu bazizera abahanuzi gute haradutse abatubuzi benshi? Nubuhe butumwa waha abantu babeshyera Imana ngo yavuze itavuze? Ni nubuhe butumwa waha abahanurirwa muri iki gihe dusohoyemo kitoroshye? Yego, ntabwo birama. Abantu batubura nababwira ko nubwo batubura ariko ni by'igihe gitoya, kubera ko Yesu dukorera tumukorera hari, kandi ntabwo atagwaye icyo uvuga ntacyo washobora kuvuga. Rero n'abatubura nabo igihe kizagera abo batubura, kuko abatuburira abantu bazi ubwenge, batubura abantu bazi ubwenge, igihe kizagera babure inzira batuburiramo. Nababwira ko nabagira inama yo kugarukira mbese aho bageze, bakizera Imana igigira neza cyane. Nagiye mpura nabo, akabaho abantu bifuje ko mwakorana, akavuga ati nk'uyu munsi niba uri umukozi w'Imana usenga nanjye ndiwe, akavuga ati nshaka ko akavuga ati umuntu uri nk'abakomisiyoneri, uyu umunsi umwe ujye uzi iwanjye dusenge, noneho unyitangishirize, noneho nanjye n'inzi wawe nzakwitangishiriza. Ibyo ngibyo ndabyanga. Nza guhura n'abandi agashaka ngo mugendane mu rugendo, nimugendana mu rugendo akubwira ibyo uravuga, atangira kumenyesha amakuru yabo mu ngo rugo, akubwira ati hari umurwayi arwaye iki, nawe Imana iguha ubwenge mubwire ko akize. Icyo gihe nyine nawe uzi ubwenge warangije kumenya amakuru yawe, ugiye ntabwo uba ukigiyeyo n'ivangirwa rituruka. Niyo mpamvu nabwira abatubuzi rwose ngo barekeraho, kuko nimeruka iri kugera igihe kigiye kurangira, bashake n'ubugingo. Noneho rero n'abatuburirwa bagira ubwenge, babe maso, kubera ko Imana muri bo habamo Imana pe, habamo Imana, habamo ibyiringiro.
umutima wawe ukakwemeza ko Imana izakugirira neza, umuhanuzi akugeraho nawe ufite ibyiringiro byo gukira uburwayi, ufite ibyiringiro byo kubaho, ufite ibyiringiro niba uri umushonji yuko uzarya. nta mpamvu y'uko umutubuzi yagutuburira. hari n'abagiye bavuga ngo iyi televiziyo izashya ngo kubera ko irimo abadayimoni ngo none wayima nkajya kuyisengera. ni gute televiziyo ishya? mbese abantu bagira ubwenge bakorwe ku maso n'Uwiteka. yego ibyo byose ni amayeri ngo iyi televiziyo izashya, ngo iki gitanda na matora bigiye gushya, tigezana njye kubijugunya, birimo abadayimoni n'ibindi. impamvu mudasinzira nuko rero bakakwegera bati rero uri umuhanuzi kandi wemewe, ati reka tujye tukorana wacyana we tuze tukwibira amabanga, tukurangire tukubwire tuti wowe ati umubwire ibi n'ibi, mubwire ko akiza indwara iyi n'iyi. abakomisiyoni b'abahanuzi muhanurire yuko uriya musore ari uwe cyangwa uriya mukobwa ari uwe, ati birimo akantu nyine, ati ni ibintu nk'ibyo ngibyo byose ukagenda urwara nabyo ukabyanga. ni ukuri Imana igushoboze gukomeza guhagarara gutyo. ariko kandi murumva bimwe tubabwira ni ukuri abahanuzi abatubuzi babaho b'abakomisiyoneri. wanyumvishe mwene da ibyo abahanuzi bakora? ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye ni ukuri kandi narakomeye muri ubwo buryo bizakugora urumva nibaguhuriraho ukajya hamwe bakakubwira ibintu n'andi bakakubwira ibintu uzatubatuye n'Imana ashaka no kuvuga ati mbese nta kimenyetso uzi bikamushyira mu rungabanga. ahubwo Imana mu by'ukuri isura abantu bayo, kandi nacyo gihe cyo kugira ngo mu by'ukuri abahanuzi ba nyabo barahari dukurikiye mu by'ukuri umva iki kiganiro. ntabwo bivuye ko abahanuzi ba nyabo batahari, ariko n'abatubuzi nabo bakomeje kuba benshi. niko bimeze. mama reka tukubwire ngo icyampa Imana ugakomeza kurwana intambara nziza yo kwizera, ugahagarara ugakorera Imana neza, ukavuga ibintu Imana ivuze, Imana itavuze rwose ntuvuge. ngira ngo ni ibintu byiza cyane. urakoze. turimo tugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro, ariko tugana ku musozo hari abantu bashaka gushaka kukuvugisha ku bw'impamvu zitandukanye, barwaye bashaka ko mumenyana mu buryo butandukanye. ushobora gutanga nimero ukoresha kuri telefone nyine, cyangwa niba unakoresha WhatsApp ukabivuga, ubundi ukaza ukadusengera tukagana ku musozo w'iki kiganiro. yego nimero nkoresha ni 0788 45 34 851. ni nayo bakuri WhatsApp. burya Imana yangiriye neza mba no kuri WhatsApp. kuri WhatsApp urata. nibyo byiza cyane. reka rero tugushimiye cyane tuvuga ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera, ikomeze kandi nutagusarinda kubwiza ukuri ntabwo uzabura kubona umusaruro wo gukorera Imana, kuko Imana iguha ubuntu bukaguha abantu bakaguha ibintu maze ibintu bikaguhindura umuntu. reka nshimire mugenzi wanjye w'impambanya yo twabanye muri iki kiganiro, nawe komera nutagusari uzasarura. urakoze cyane inshuti yanjye Yobokamana, Imana igereze umugisha. amen. yego turagushimiye Imana, tugushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye kubw'umugambi Data Nyiringabo usohoje ku buzima bwacu, tugushimiye kubw'imbaraga zo gukiza abarwayi bamanuye, tugushimiye Data Nyiringabo Imana kubw'ubuzima uri kugenda utanga Uwiteka Imana ahantu hatandukanye. izina ryawe nirishimwe. tugushimiye kubw'uburinzi uri gutanga ku bantu batandukanye, izina ryawe nirihimbazwe. Data Nyiringabo Imana turagushimiye kubwo kuri kugenda ubohora abantu batandukanye. mwami wanjye Data Nyiringabo, tugushimiye kubw'iyi gahunda ushoje, ngo komeza ubane natwe, tugirire neza, komeze kurinda ubwoko bwawe, ndetse usanga abababaye ubagirire neza, ubatabare kubw'imbabazi zawe.